iraho arambwira ngo ariko ngo no mu ijambo ryayo ngo Imana ivugana natwe. Okay, ni byiza no mu ijambo Imana ivugana natwe, ariko frere ni ukuvuga ngo no mu ijambo bisanzwe mu ijambo ry'Imana utagize ibihe byo kuba maso ngo usenge, iri jambo warisoma nk'uko wasoma ikinyamakuru, nk'uko wasoma ibindi byanditswe byose rwose. Iyo habayeho gusenga n'ubundi nibwo buri kuganira n'Imana binyuze mu ijambo. Yego. Ariko urumva ko gusenga ni sawa cyane. Gusenga ni ubuzima. Haleluya. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe. Amen. Reka dusenge. Amen. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri umurengezi kandi uri umurokozi. Haleluya. Data, tunezerewe urukundo rwawe ku bw'aka kanya. Wagiye ubana n'abakobwa, wagiye ubana n'abahungu, wagiye ubana nanjye. Data, warahabaye uhereye mu minsi yose yatambutse kugera uyu munsi wa none. Ni ubuntu bugeretse ku bundi twongeye kugirirwa Data, kubwo kugira ngo tuganire ndetse ku bw'ijambo ndetse Nyiringabo Imana, no kugira ngo tugire uburyo bwo kungukirwa binyuze mu ijambo. N'ubundi ni ubuntu twongeye kuba tugirirwa nawe Uwiteka. Ndagusabye rero ngo ubane natwe turi muri iki kiganiro, wiheshereze icyubahiro Data ku muntu wese uri buze kuba akurikirana ijambo, kugira ngo njyewe ugiye kuba ndi kuvuga ijambo ndetse no kuribwiriza, Nyiringabo Imana, ndetse no kuryigisha mu buryo butandukanye, habeho kungukirwa mu ruhande rwanjye Data, n'abateze amatwi binyuze ku butumwa bwiza ku isi nabo habeho kungukirwa Data. Turushirizeho kuboneka mu mugabane mwiza wo kurushirizaho kuva mu bwiza tujya mu bundi, kubwo kurushirizaho kuronka Kristo, ndetse no kugira ngo Kristo arushirizeho kuba muri twe uko bucya ndetse n'uko bwira, umunsi ku munsi. Mukundwa mu Mwami, ni iby'igiciro cyinshi, ngaho bana natwe ngushikamijeho umutima ku bw'ibyo. Niko nsabiye bene Data ndetse n'ababa bari buze kuba bakurikirana iki kiganiro bose Data, niko mbasabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Rero dore ikibazo mugira ni ugusenga, ariko umuntu atangira gufashwa mugahita muvuga ngo amen. None kuki mutagumamo ngo mukomeze musenge ko biba ari byiza? Ni ukuvuga cyangwa mwishe gahunda. Umuntu iyo afite urugendo aragenda, ariko urugendo ruba rufite n'aho ruri buze guherera. Ego rero aho ngaho ni nk'umuriganya uba ukuriganije, kubera ko ibinyuze mu isengesho ntabwo ari ibintu umba nararepese ngo ngiye gusenga ibintu by'iminota 17 cyangwa gutya na gutya, ahubwo uko umwuka anyoboye nibyo nsenga, kubera yuko tutavuze byinshi umwuka w'Imana wabatunihira iminiho utashyira no muri mashini ngo uze kubona kontorori. Ubu ndasaba Imana ubutaha umwuka azakuyobore kujya uzasenga nk'isaha. Ntacyo byakumarira. Ntacyo byakumarira, kubera ko ari Imana yabyemeye, ari ibintu byakoreka. Rwabaye ikintu ushaka gusandaza, kuko isengesho ni imbaraga. Ariko nabyo bijya bibaho, kubera yuko hari n'ibirere ushobora gufatiramo Imana ukagira ibihe byo gusenga umwanya muremure. Kuko iyo dusomye ibyanditswe tubona ko Yakobo hari igihe yagize ibihe byo gukesha ijoro kubwo kugira ngo agire icyo avugana n'Uwiteka Imana. Yes. Ego. Agakirana marayika. Haleluya. Kandi korali yaremye iravuga ngo reka mbabwire imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Ngaho zigeze kabisa ngo ziratigisa. Ubwo rero gahunda ni uko. Pastor, uyu munsi ni ijambo ry'Imana tugiye kumva, ugiye kugeza ku bakunzi bawe ndetse n'abaje kuri iyi channel ari bashya, ariko nyaboneka mukore subscribe kandi mukore share, mukomatinga ibiganiro byacu. Ni byiza, ni ijambo ry'Imana rikiza ribohora, mutubwire ni sawa. Natwe dukomeza, ariko dufite abantu baturi inyuma
kongera morali ni byiza cyane kandi muturayikinge rwose nabyo ni sawa. Pastor, intego y'ijambo ry'uyu munsi ni gute? Intego y'ijambo iravuga ngo aho wavukiye siho kibazo, ahubwo igisubizo ni uko byari umugambi w'Imana kugira ngo yiheshereze izina ryayo icyubahiro binyuze ku buzima bwawe mu gihe nk'iki. Ego. Aho wavukiye si cyo kibazo. Aho wavukiye si cyo kibazo. Kandi ubwo si wowe ndi kubwira, ahubwo ndi kubwira abadukurikiranye. Aho bavukiye si cyo kibazo. Kavukire yabo si cyo kibazo. Yego. Oya, aho bakorera si cyo kibazo. Aho batuye uyu munsi wa none si cyo kibazo. Ikibazo si ofisi iciriritse ari gukoreramo. Ahubwo ni umugambi w'Imana kugira ngo Imana mu gihe gisa n'iki yiheshereza icyubahiro ku buzima bwande, ku buzima bwabo. Amen. Ku buzima bwanyu bakundwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho twavukiye siho kibazo. Ntabwo ariho kibazo. Ko ntabwo yaba ari karande Imana yikuraho. Ahubwo igisubizo Uwiteka agiye kubirangiza. Uwiteka azanye igisubizo kivuga ngo ni ukugira ngo yiheshereze icyubahiro ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Bitewe n'izo nzira ndetse n'aho wagiye unyura hose ubona bitakoroheye. Amen. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ivugana natwe. Ego. Turajya muri Yohana. Ni ibice byaho 9. Yohana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho? Ibice byaho ni ibice 9. 9 murongo. Urahera ku murongo wa mbere n'ubundi. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Murongo wa mbere uravuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Yabaye akigendagenda hafi aho ngaho yaje kuba abona umuntu wavutse ari impumyi bakundwa. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha? Abigishwa baje kuba bamubaza amagambo akomeye, baramubaza batese mwigisha ninde wakoze iki cyaha kugira ngo bibe bimeze bitya? N'uyu cyangwa n'ababyeyi be? N'uyu nguyu cyangwa n'ababyeyi be? Ko yavutse ari impumyi. Haleluya. Amen. Hari abantu benshi bibaza, bakibaza uyu musozi utuyeho, ugahinga abandi bagasarura wowe ntusarure, ese ni ikihe kibazo? We bikarumba. Ese bizinesi kuzikora bikanga ni ukubera iki? Naho yavutse ni ubwe, ubundi ni ikihe kibazo? Yewe nubwo uri muri Amerika ariko uyu munsi wa none no kubona tike yongera kugusubiza mu gihugu waturutsemo ntabwo birimo biragukundira, mu gihe abandi babayeho neza no kugira ngo ubone ibyo urya. Hari nubwo abantu bamwe mu bari muri Afurika aribo bakoherereza amafaranga kandi uri i Burayi kugira ngo byibura uze no kuza kurya. Yego. Ni ikihe kibazo? Reka dukomeze twumve uko ijambo ritubwira. Yego. Aravuze ngo 3 aravuze ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze. 3 Uwiteka Imana se cyangwa Yesu Kristo aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be? Cyangwa ababyeyi be. Ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Oya si ababyeyi. Ntabwo ikibazo ari ahantu uherereye. Ikibazo si business ukora, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro binyuze muri inde, binyuze kuri wowe mukundwa. Yes. Kane aravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Yesu yaravuze ngo akwiriye gukora kandi agakora imirimo hakiri ku manywa. Bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Bakundwa, bugiye kwira ndetse kugeza ku rwego rwaho umuntu ataba akibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu yaravuze ngo akiri mu isi ni umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi. Acira amacandwe hasi. Ayatobesha kondo. Amusiga ku maso. Aramubwira ngo genda. Iyo mu kidendezi Silowamu. Wiyuhagira aho ngaho hafi aho Silowamu. Hasobanuwe ngo yaratumwe. Nuko yaragiye kandi yaje kuba agenda nk'uko bari babimubwiye. Ariyuhagira. Agaruka ahumutse. Yaje kugaruka ari muzima.
abaturanyi be abari batuye hafi aho ngaho n'abamubonaga kera n'abamubonaga mu minsi yatambutse byaramuyobeye n'abamubonaga kera ahora asabiriza n'abamubonaga ahora ku nzira asabiriza ewe no kubona ifunguro ritunga umubiri bidakunda barabazanya bati baje kuba babazanya bati uyu si wa wundi baravuze bati se uyu nguyu ni wa wundi uyu si wa wundi wicaraga asabiriza uyu ni wa wundi wabaga hafi n'isoko ry'abazunguzaye byaramuyobeye bamwe bati niwe abandi bati uyu ni wa wundi wazengurukanaga ikimene cy'urunyanya ruduma isaza adafite n'umubaza uyu ni wa wundi wajyaga atega amaboko atwakara ifuta atabasha nayo no kubona yo gutega uyu ni wa wundi warwaraga ntagire umusura uyu ni wa wundi wajyaga ajya no kwa muganga ntabone umugemurira yagiye kubyara uyu nguyu ni wa wundi uyu ni wa wundi haleluya bamwe bati niwe abandi bati siwe baravuga bati uyu ni wa wundi bibajije byinshi baravuga bati uyu ni wa wundi uyu ni wa wundi banke iheruka kujya gutereza cyamunara reka nkubwire fure baravuze bavuga byinshi ariko ikintu cyari kiriho hari igisubizo hafi aho ngaho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe hehe muri we igisubizo kiri hafi yawe mukundwa kugira ngo umurimo w'Imana kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwerekanirwe ku buzima bwawe kandi haleluya amen amen baramubaza bati mbese wahumutse baramubaza bati mbese usigaye umeze neza usigaye wisiga amavuta usigaye warabyibushye ni wowe usigaye ujya kuzana indagara Tanzania ni wowe usigaye ujya Dubai kuzana karite za telefone ni wowe usigaye ugemurira ibigo by'amashuri mbega wowe ni wowe fure mbega mushiki wacu ni wowe ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe ako kantu gasubiremo baramubaza bati mbese wahumutse bagiye kujya bakubaza bati mbese ni wowe ni wowe Mukamuso ni wowe Shanta ni wowe Mukama ni wowe Ruferedi we ni wowe haleluya amen ni wowe Jona anje ni wowe yarahindutse yewe Yesu Jackie ni wowe Jackie mukundwa ni wowe mbega wowe ngo ariko mana we haleluya Imana ishimwe cyane izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro kandi amen arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo ansiga ku maso komeza ubabwire ngo wa muntu witwa Yesu ariko negite n'ubuzima bwawe komeza ubabwire ngo wa muntu witwa Yesu hari ahantu yansanze komeza ubabwire ngo wa muntu witwa Yesu komeza ubabwire ngo Yesu Kristo mu buzima bwawe ni itangazo ntabwo ari ibintu byo kuza guhisha oya ntuze kuza kubigira ibanga igihe wacecekeye kirahagije ahubwo bumbura umuntu ubabwire ngo wa muntu witwa Yesu haleluya barabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatabye akondo ansiga ku maso arambwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi Silowamu wiyuhagire nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka baramusubiza bati ari hehe baje kuba hari abazakubaza ati ari hehe twebwe ko Yesu tujya twumva iryo zina ariko ko tutaramubona n'amaso bazajya bakubaza bataherereye he ari mu majyepfo ari hehe agusiza ahangaha ubona azamuka aramanutse aratambitse ubundi Yesu bigenze bite kari wowe uvuga ko mwahuye ari hehe ayo magambo yitegure baraje bakomeze bakubaze kubw'igitangaza Imana igiye kubigira ite kubw'igitangaza Imana igiye gukora kugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe muri wowe kandi haleluya haleluya Imana ishimwe cyane amen baramusubiza bati ari he nawe ati simbizi wari impumyi bamushyira abafarisayo kandi ubwo hari ku munsi w'isabato ubwo Yesu
yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati reka nkubwire umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bitya? Reka nkubwire abantu benshi baraje bakubwire yuko uwo nguwo atari Yesu. Umva ijambo ko risoza rivuga ngo nuko ngo baramupfa. Reka nkubwire mwene banateranye ingumugo. Mwene da wowe udukurikiranye baranarwaye baraje Yesu bamupfe ku buzima bwawe kubera iki? Ntabwo bari bwemere ko ari Yesu wakoze igitangaza kubera iki? Abantu benshi b'abanyedini baraje batangire bavuge bati iyi ni ya ndaya yo muri karitsiye ije ejo bundi none iratabawe itangiye kurara mu nzu twebwe tukirara hanze. Ubu bigenze bite? Hari abari bukomeze bavuga ibintu bitandukanye. Haleluya. Barakomeza bavuga ibintu byinshi bavuga bati uyu nguyu asigaye agenda mu modoka te, twebwe ko tumaze mu gakiza imyaka 7 uyu muntu umaze iminsi 7 atabawe gute? Ibyo bintu birashoboka. Uwo nguwo ntabwo ari Yesu. Niho uzabona bamwe batangira kuvuga bati iriya modoka yikuye ikuzimu. Niho benshi uzasanga batangira kuvuga bati umenya asigaye akorana n'imyuka mibi. Abenshi baraje bapfa iki? Abenshi baraje bapfe Yesu uri gukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo imirimo n'imbaraga z'Imana byerekanirwe hehe? Byerekanirwe ku buzima bwawe mukundwa. Haleluya. Amen. Ukuboko kwiza kw'Imana ntabwo kwigeze guhera mukundwa ngo kunanirwe gukora. Uwiteka Imana avuganye nawe amagambo akomeye. Avuganye nawe ngaraje akore ndetse akore cyane birenze iby'umuntu wese ashobora kwibwira ndetse no gutekereza binyuze mu gihe cye, mu gihe gisa n'iki ngiki mukundwa, binyuze ku buzima bwawe kandi. Haleluya. Uwiteka Imana ivuganye nawe amagambo akomeye. Ivuganye nawe ko igiye gukora ikintu kiraza gutuma babasha kugira gute? Babasha gupfa izina ry'Uwiteka Imana binyuze ku buzima bwawe. Kubera iki? Kubera yuko Imana igiye gukora igitangaza kirenze icyo abantu bo mu muryango wawe bose baba barabonye. Kirenze iki? Kirenze imibereho yose abantu bigeze kukubonamo mu minsi yose yatambutse. Hari aho ijambo ryageze rivuga ngo ese ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe? Rero ntabwo ari uriya mwene data wo mu bihe byatambutse urimo uravugwa, kuko uyu munsi wa none generasiyo yose igendana n'abantu bayo frere. Yego. Urumva neza? Ntabwo rero uyu munsi wa none uyu muntu uwo bari kutubwira mu byanditswe ntabwo ari we bari buze kuza gupfa binyuze kuri Yesu Kristo. Ahubwo bene data bakundwa muri iki gihe cyabo niba Imana igiye gukorera imirimo n'ibitangaza abantu bababonye bakabumburira umunwa kuvuga batese uriya ni wa mushiki wacu, uriya ni wa wundi wabaga ku irembo ry'urusengero ategereje abakire baje ku rusengero ngo arebe ko bamuha n'ifunguro ryo kujya gutunga abana se cyangwa kugaburira abana be mu masaha yo mu mugoroba. Ese niwe cyangwa ntabwo ari we? Ariko ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo nije. Haleluya. Yaje kuba babwira iki? Arababwira ngo ninjye kandi. Reka dukomeze mu ijambo n'ubundi aho ngaho twari tugereje. Komeza udusomere mwene data. Yego. Kuko ibyanditswe biraryoshye kandi ni ngombwa ko turushirizaho kumenyera kurya umutsima utera imbaraga bakundwa. Yego. Ijambo riraryoha. Komeza avuga ngo umurongo wa kangahe?
umurongo wa 13. tugeze ku murongo waho wa 13 kandi oya reka tugeze ku murongo wa 16 wa gatandatu 16 babwa tugeze. Bamwe mu bafarisayo baravugana bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato, kandi bati uyu abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo, baramupfa. 17 nuko bongera kubaza wari impumyi bati ni ukuvuga ngo bazajya biyukiranyamo amagambo kuko hari byinshi bazakubaza. Yego, wowe witegure ibintu byinshi bazajya bakubaza kuko baraje batonda umurongo kubwo kukubaza mama we papa we reka nkubwire bazakubaza amagambo menshi. Mukobwa baraje bakubaza atari ku bundi ko mujya mu bapfumu, ubundi uriya musore ni ibiki wamugaburiye mugihura bwa mbere kugira ngo agukunde bigeze aho ngaho. Uza abakobwa yabenze, uza barangije kwiga amashuri n'amakaminuza yagiye akatira agatera hirya hariya atigeze abasha kugira icyo avugana nabo. Ubundi ni igiki watubwira ikintu waba waramuhaye? Reka nkubwire musore, baraje bakubaza ibintu byinshi. Bazakubaza bati ko wari warumiye ku musozi witwa Banguka ngo utabare, ni igiki gitumye utangira gusa neza bigeze aha ngaha? Ni igiki wakoze ngo uyu munsi wa none ubu urimo uragenda mu modoka nziza imeze gutya? Reka nkubwire frere, reka nkubwire sere, wowe witegure kuko baraza kukubaza ibintu byinshi. Frere, baraje kukubaza ibintu byinshi. Amen. Wowe ube tayari gusa. Kandi wumve ko ugomba gusubiza buri umwe wese ukamuha igisubizo kigendanye n'iki, kigendanye n'ibyo arimo arakubaza. Yego. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi. Hari abantu batazemera yuko wari uri mu mibereho nk'iyo yose. Ntibemera ko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Hari n'abazahamagara mu ntara iwanyu muri karitsiye aho wabaga utarazi Kigali. Hari abazahamagara mu Rwanda utaragera i Burayi ngo bamenye neza amakuru, bakurikirane bamenye, bavuge bati uyu ni uwo kwande, imiryango yabo kwa mama wabo ni kwande, kwa papa wabo ni hehe, igisekuru kiwe giteye gite, kugira ngo abageze ku rwego rwo kuba icyamamare, kugera ku rwego rwaho abaye umumiliyoneri ku rwego rw'isi, abaye umumiliyoneri ku rwego rwa Afurika, abaye umumiliyoneri ku rwego rw'igihugu aherereyemo. Ubundi uyu muntu ni uwo kwande. Bazahamagara, reka nkubwire n'akavukire kawe bazakurikirana amakuru. Fure, bazabikurikirana mpaka bageze n'aho wavukiye. Wagize ngo bazakureka gutyo gusa? Amakuru arakenewe. Haleluya. Amen. Reka nkubwire bagiye gukurikirana amakuru. Ngo babaza ababyeyi barababaza bati uyu ni umwana wanyu muvuga ko uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be baramusubiza, bazabaza ababyeyi bati uyu nguyu ni wa mwana wanyu, uyu ni wa muhungu wanyu, uyu ni wa mukobwa wanyu wageze aha n'aha ameze gutya na gutya. Ubundi byaje kuba bigenda bite kuba ageze kuri iyi revu? Mwagiye mu bapfumu, mwagiye muri gukorana n'izihe mbaraga muri iyi minsi? Mbega ibintu bidasanzwe. Musigaye mwitegereza ku mafoto ye, ese aheruka iwanyu ubundi musigaye mureba uwo ari we? Mbega mwebwe ni izihe mbaraga ari gukorana nazo muri ino minsi? Ko turi kubona ari mu bihe bidasanzwe, ko turi kubona ari mu bisubizo birenze uko umuntu yabitekereza. Reka nkubwire, n'ababyeyi bawe bazababaza, baturanyi bazababaza, abo mwasenganye bazababaza. Wowe witegure. Kubera iki? Kubera ko hari byinshi uzabazwa kugera ubwo ndetse bazakurikirana bakamenya n'aho waturutse. Amakuru ni aya ngombwa cyane, yo baraje kuyakurikirana
ntibizagutera impungenge. Kubera iki? Uwiteka Imana akuramburiye ukuboko mukundwa mu gihe cyawe kugira ngo batangire kubazanya. Uwiteka Imana araje mu buzima bwawe mu gihe nk'iki kugira ngo yiheshereze izina ryayo muri Yesu Kristo binyuze ku buzima bwawe mukundwa. Yewe Yesu, Uwiteka Imana araje vuba bidatinze ku buzima bwawe. Uwiteka Imana araje, kandi reka nkubwire, nta muntu uri bubashe gukoma mu nkokora ukuboko kw'Imana. Kuko iki? ntawayikoma mu nkokora. Imana ntawayikoma mu nkokora. Haleluya! Imana ntawe uri buyikome mu nkokora kuko irahagurutse, kandi Imana iraje kubw'ubuzima bwawe. Imana iraje kubwo kugira ngo yiyubahishe ku buzima bwawe aho uherereye hose. Nimba ubyizeye, wizerere muri aya mavuta binyuze mu ijambo, uvuge ngo amena, utere haleluya 7, wizerere muri iki kirere. Vuba bidatinze urabona ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana binyuze ku buzima bwawe mukundwa. Kadukomeze ku ijambo. Ngo ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko ababyeyi barashubije bati, ababyeyi bawe bazabasubiza, bazavuga bati icyo tuzi neza ni uko turabizi neza, ntabwo ari ibintu turajya gushakisha, ahubwo twe turabizi neza ko ari umwana wacu. Bazababwira ngo barabizi neza yuko uri umwana wabo. Ibyo byo nubigireho ikibazo. Yego. Kandi yavutse ari impumyi. Icyo tuzi neza ni uko yavutse ari umunyabibazo. Yavutse mu buzima budasobanutse. Mbese oya, yewe no mu gihe twari kwa muganga kugira ngo tubone n'ikintu cyo kumufubika byararuhanije. Ntabwo byari byoroshye. None arareba. Igihe yari umwana no kugira ngo anywe igikoma byari ibintu bigoye. Oya, mbese wumve neza ngo byari bigoye kandi ari ibintu bitoroshye. Navuze ngo kandi none arareba. Ariko uyu munsi wa none ukuboko kwiza kw'Imana kwakoze igitangaza ku buzima bwe. Arareba. Ariko icyatumye areba ntitukizi. Ariko icyatumye atabarwa icyo ntabwo tukizi. Umva, barababwiye bati icyatumye azamurwa akaba umuntu ukomeye, agahindurirwa ubuzima, icyatumye uba umuntu udasanzwe, uyu munsi wa none ukaba uri umuntu wo gutekerezwaho. Ibyo ngibyo ntabwo babizi. Ariko icyo bazi neza cyo nuko bazi ko wavutse mu buzima budasobanutse. Ibyo byo barabizi. Uvuga ijambo rivuga mushu. Ngo kandi ngo icyatumye rero ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Ngo kandi n'uwakoze ibyo byose kugira ngo bageze kuri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo n'uwakoze ibyo byose, oya, bo baracyari mu rwijiji, nta makuru bafite. Nta makuru bafite. Noneho ukuntu bimeze rero, ngo nimumwibarize namwe, ngo nawe ni umugabo mukuru. Reka nkubwire, reka nkubwire, nabaciye ubwenge n'umwibarize. mufite ababyeyi beza ba frere, ba sere, mufite ababyeyi beza. Bo baravuze bati uyu ni umukobwa mukuru, uyu ni umuhungu amaze kugira ubwenge. Oya, nimumwibarize. Nta mpamvu ubundi zo kutubaza n'ibintu byinshi. Icyo tuzi neza ni uko yavuye ino tubona ari umuntu udasobanutse, tubona ari umuntu utazi no kuvuga, tubona ari umuntu utabasha no kuvuga mwaramutse, tubona ari umuntu wazezenge, ariko ni umuntu mukuru. Ubundi kuki mutubaza ibintu byinshi? Yageze muri Amerika gute? Ubundi mwamubajije ko ari umuntu mukuru. Yageze Burayi gute? Yesu, kaminuza yirangije ate? Nimumwibarize. Ubundi uyu muntu agenda mu modoka imeze nk'iy'abayobozi gute? Oya, nimumwibarize.
none se kari buyigendamo ubundi uyu muntu aba mu nzu ya kadasitere mvamahanga igeretse ayiba mata uriya muntu mwabyaye uriya muntu ni umwana wanyu oya ni mumwibarize ubundi ko ari umuntu mukuru ubundi ni ibiki mukomeza kutubaza ibintu byinshi ko aracyahumeka ni umuntu muzima oya ni mumwibarize niwe afite ubwenge haleluya ko mbona ufite ubunebwe bwo gusoma ko komeza aho ngaho kagubwire hafi aho ngaho ni mumwibarize yewe Imana ishimwe cyane murongo wa 21 muravuze ngo none arareba ariko igituma areba ntitukizi kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi nimumwibarize namwe mwibarize namwe ni umugabo mukuru arivugira icyatumye ababyeyi bavuga batyo oya ababyeyi barababajije ababyeyi babaturuka hirya babaturuka hino ababyeyi barabazengereza mu kubabaza reka nkubwire ababyeyi bawe bagiye kubabaza koko amatelefone agiye gucicikana hari n'abazafata amamodoka oya hari n'abazagenda bakabigereraho kuko Imana ikoze igitangaza kibasha kuvuga wowe utiriwe ubumbura iminwa ngo uvuge ibintu byinshi ngo icyatumye ababyeyi bavuga batyo ngo nuko batinyaga abayuda kuko abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azicwa oya ko ari Kristo acibwa mu isinagogi agacibwa mu rusengero hanyuma rero 23 turavuga ngo muri cyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru ni mumwibarize nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati uyu ni umuntu mukuru ubundi mwamwibarije ko muri kuduhata ibibazo ubundi turajya gusubiriza umuntu w'umugabo ubundi umuntu w'inkumi ubundi umuntu w'umudamu ubyaye gatatu ubundi turamusubiriza ibiki uyu muntu ko yujuje imyaka y'ubukure murakomeza kutubaza muratubaza oya muratubaza byinshi uyu muntu ni umuntu mukuru mugende muzamwibarize oya murekeraho kutubaza byinshi ababyeyi barababajije bagenzi 24 nuko rero wari impumyi baramuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima Imana twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi icyo nzi ni kimwe nuko nari impumyi none nkaba ndeba baramubaza bati yakugenjeje ate yaguhumuye ate arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki mbese namwe murashaka kuba abigishwa be bazakubaza bakubaze byinshi hari igihe uzatomboka ukababwira utari ku bundi namwe murashaka gukizwa hari amagambo uzababwira rimwe ukabanababwira ubutumwa bwiza ukababwira utari ku bundi namwe mushaka gukizwa mushaka kumva umugambi w'Imana ku buzima bwanyu mushaka kumva uburyohe bubonerwa muri Yesu Kristo reka nkubwire bazakubaza byinshi ariko mukundwa ikintu kiriho wowe urushirizeho kunezererwa Imana y'amahoro mu gihe cyawe kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza mukundwa twakomeje baramubwira ngo baramututse baramubwira bati ni wowe mwigishwa we ariko twebweho turabigishwa ba Mose hari abazakubwira bati ibyo ni ibiki uri kutubwira twebwe ko tuzi ko tuzagirirwa neza no mu buryo butari ubwo abantu bazakubwira byinshi 29 tuzi yuko Imana yavuganye na Mose hari abazakubwira bati tuzi neza yuko Imana yavuganye na Muhamadi hari abazakubwira bati tuzi neza ko Imana yavuganye na basekuruza bacu abo ngabo ba Moyize bazakubwira ibintu byinshi tuzi yuko Imana yavuganye na Mose ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse yego arabasubiza ati
iri ni ishyano kuko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. wowe hari igihe uzanababwira uti tora ishyano, ntabwo muzi ibitangaza biri kuba ibyo ari byo. Ibi byose biri guturuka mu kuboko kwiza kw'Imana. Amagambo uzababwira ayo ari yo yose azaba yerekeye ku kuba ari ukugirirwa neza n'Uwiteka Imana kuri kuba ku buzima bwawe mu gihe nk'iki. Yego. Arangije arabasubiza ati tuzi yuko Imana tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo gukiranuka Uwimana iramwumva. Uwimana niwe yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Haleluya. Bazavuga batuhereye kera kose nta muntu wakuye umutindi ku cyavunga mwicazanye n'abakomeye. Uhereye kera kose nta muntu wakuye iki, nta muntu wakuye umukobwa wavutse mwabaseburira iyo ngiyo ngo agire gute, ngo agende mu modoka, ngo amwicazanye n'ibikomangoma. Uhereye kera kose ntabwo uyu muntu abaho atariko. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati. Yesu agiye kumva ko barimo baragusunikisha amagambo, baguteragurana, bakuvugaho ibyo bishakiye, bagusunasunika uko biboneye, ariko Yesu aje kugusanga mukundwa. Yesu aragusanze mu gihe nk'iki. Wowe ba maso gusa, wowe zamura kwizera gusa. Ngo Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye Umwana w'Imana? Haleluya. Nawe aramusubiza ati databuja ninde nkakwizera? Yesu aramusubiza ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe mu isi sino guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe. Haleluya. Rekera aho ngaho. Yego. wowe pfukama uce bugufi mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana y'amahoro yo iri tayari cyane ku buzima bwawe, kubera yuko Imana y'amahoro ni wowe yaje gushaka, ni wowe yaje gukura muri karande, ni wowe yaje gukura mu buzima bubi. Imana y'amahoro ni wowe yaje ishaka. Ntabwo ari igitangaza kubona ugeze ku rwego utigeze utekereza ko uzageraho, ahubwo ni wo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Natangiye nkubwira iki? Natangiye nkubwira ngo titire se cyangwa tayito iravuga ngo ntabwo ikibazo ari aho wavukiye, ikibazo ntabwo ari imirimo ukora, ikibazo ntabwo ari ahantu utuye, ikibazo ntabwo ari ibyo byose utekereza, ahubwo igisubizo ni uko ari ukugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwerekanirwe ku buzima bwawe mukundwa. Amen. Rero izerere muri iri jambo, kandi vuba bidatinze urabona ukuboko kwiza kw'Imana binyuze ku buzima bwawe rwose. Imana ishimwe. Aho uherereye wowe zamura kwizera kwawe. Turimo dusengera muri iri jambo. Imana y'amahoro ije kukureba, ni wowe ije gushakisha mu gihe gisa n'iki ngiki. Mukundwa, ntabwo yitaye ku ho wavukiye, ntabwo yitaye ku buzima wabayemo, ntabwo yitaye ku buryo wagiye uteraganwa ku manywa ndetse na nijoro, ntabwo yitaye ku bushomeri. Imana y'amahoro
ntabwo yitaye kuri buri kimwe cyose binyuze mu buzima bwawe wagiye unyuramo butigeze bukorohera. Oya, ibyo byose ntabwo ibyitayeho, iretse buri kimwe cyose waba utekereza ku bw'ubuzima bwawe bubi ndetse n'imibereho yo mu buzima budafite ishusho. Ibyo byose irabyirengagije kubwo kugira ngo izane ubutabazi bwihuse binyuze ku buzima bwawe, kugira ngo igire ite, kugira ngo yiyubahishirize ku buzima bwawe. Nta kindi kintu igiye kubikorera mukundwa, igiye kubikora ibyo byose kubwo kugira ngo igire gute, kubwo kugira ngo yiyubahishirize kuri wowe kandi. Haleluya, amen. Abafarisayo bamwe oya reka dusengere muri iryo jambo. Yego, ego, Imana ishimwe. Haleluya. Kandi Imana ihabwa icyubahiro ngo abantu babyumvise mwebwe muzamure kwizera kwanyu. Yego, baze gusoma n'ukuri bageze iri jambo riboneka baraza kumva neza mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yego, ni ibice 9 guhera ku murongo wa mbere ugakomeza urushirizaho kubibona ndetse ukarushirizaho gusobanukirwa ndetse no kumenya buri kimwe cyose mu mwanya wacyo bakundwa. Yego, ijambo ni umutsima utera imbaraga. Mu gihe cyose uzaba usoma ijambo uzakomera kandi uzarushirizaho gukomerera mu mwami. amen. Haleluya, Amen. amen. Imana ikomeye, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, amen. Imana itarigeze inanirwa mu gihe cya mwene data. Uko wari uri mu bihe byatambutse n'uyu munsi wa none ni kuri. Ndaguhamagaye mu buzima bw'abakobwa, ndaguhamagaye mu buzima bw'abahungu, ndaguhamagaye ku bantu bose data ku migabane 5 igize isi bari kudukurikirana binyuze ku butumwa bwiza ku isi. Yego mwami Yesu, Nyiringabo Imana ngo batabara uzindutse, wiheshereze izina ryawe icyubahiro binyuze ku buzima bwabo. Yewe Yesu, murengezi w'ubugingo bwa benshi, generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Nyiringabo Imana dukeneye ibihamya mu gihe cyacu. Dukeneye ukuboko kwawe kwiza kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora, kugira ngo kudukorere natwe mu gihe cyacu, tubashe kukuvuga nk'Imana turimo turabonera mu bihe byacu, tubashe kuvuga amashimwa byibushye. Nyiringabo Imana, mashimwa ananutse turayarambiwe, mashimwa ananutse nyirukanye ku bakobwa n'abahungu, amashimwa ananutse nyabirukanyeho, ndemesheje amashimwa byibushye. Ngaho bikorere kwiyubahisha. Nyiringabo Imana, urakoze kuri Imana yumvishije gusenga, urakoze kuri Imana ije gukora ndetse ugakora cyane ibirenze ibyo umuntu wese ashobora kwibwira. Data, nanjye ndakunezerewe kubw'ibyo. Ni wowe nshikamijeho umutima kubwo gusenga. Data, niko ngusabiye, data niko nsabiye bene data, kandi niko mbasabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Aho muri hose muvuge ngo amen. Aho muri hose muzamure haleluya. Aho muri hose mwumve yuko Imana igize ite, Imana izamuye ibendera ry'ubutsinzi binyuze ku buzima bwanyu. Imana ije kwiyubahisha kandi Imana y'amahoro iraje bakundwa. Imana ije gukora ndetse gukora ibirenze ibyo umuntu wese ashobora kuba arimo yibwira mu gihe gisa n'iki ngiki. Yego. Kubera iki? Hari abantu benshi mbonye mwari muri mu buzima bumeze nk'urwijiji, mu buzima budafite ishusho, ariko mbonye mu mwaka utaha nk'iki gihe, oya ni mu mwaka utaha nk'iki gihe, ni kuwa kangahe, ni ryari, mu mwaka utaha nk'iki gihe mbonye abenshi muri mwebwe muzaba mufite iki? Muzaba mufite amashimwe abasha gutuma abantu bababona bakabumbura umunwa bakavuga, abantu babasha gushima ku bwanyu mwebwe mutarinze kuvuga ibintu byinshi. Amen. Muzamurira Imana icyubahiro ku bw'ibyo bakundwa, kuko Imana ikoze igitangaza, Imana ikoze imirimo n'ibikomeye, Imana ikoze ibitangaza binyuze hehe? Binyuze ku buzima bwanyu bakundwa. Haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Icyubahiro kirushirizeho kuboneka ari icy'Uwiteka Imana.
Mana igizite, mbonye Imana ikomeza amasezerano y'abakobwa n'abahungu, mbonye Imana iza gukomeza amasezerano yagiranye namwe bakundwa, kubwo kugira ngo igire ite, kubwo kugira ngo yiheshereze icyubahiro ku buzima bwanyu. Kandi mbonye abantu benshi muhabwa ijambo, ndetse ijambo murihererwa aho mutigeze mutekereza ko iri jambo muzarivugira. Mbonye benshi mubasha kwicara ku ntebe mutigeze mutekereza ko muzicaraho. Mbonye abantu benshi muhindurirwa amateka mu gihe gisa n'iki. Bakundwa mu mwami, mbonye Imana y'amahoro. Abantu benshi byari byarananiye gufata umwanzuro ndetse no kwikomeza ku Mana, mbonye Imana ibadudubizaho amavuta yo kuba hehe, amavuta yo gukomerera muri Yesu Kristo, ndetse namwe ubwanyu mukaba ibihamya aho kwirirwa mutanga ubuhamya, ahubwo mwebwe ubwanyu mugahinduka ibihamya bigenda, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rirushirizeho kubahwa ndetse no guhabwa icyubahiro binyuze ku buzima bwanyu. Rero ibirenze ibyo bakundwa, reka mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka Imana abane namwe mwese, kandi izina ry'Uwiteka Imana rikomeze kubahwa binyuze ku buzima bwanyu kandi. Amen. Yeah.